Iyi myugariro Business Media ni kampani y'ubwubatsi ikorera mu mujyi wa Kigali ije gufasha abahari ndetse n'abadahari. Ubwo turavuga abari ibwota amasimbi mu bihugu by'Iburayi cyangwa se abari muri Afrika n'abandi bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, barabafasha mu kubakira cyangwa se mu kubashakira ibibanza. Ushobora kuvuga ati genda muri Amerika cyangwa se ndahandi kure nkeneye ikibanza cyiza kiri ahantu heza. Ubwo iyo tuvuze cyiza ni ikibanza cyubakika, kuko hari igihe uri ikibanza kikazakugora kucyubaka ku buryo amafaranga wakiguze azikuba kangahe mu bijyanye no kucyubaka. Ubwo nuvuga ngo nibateganije kubaka inzu ya miliyoni 40 cyangwa 50, kubera ikibanza kibi gishobora gutuma bigera muri miliyoni 70. Rero babafasha mu kubashakira ikibanza kimeze neza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara. Ikindi nuko imyugariro Business Media ukeneye inzu yo kugura baragufasha rwose kugira ngo ubone iyo nzu yo kugura, kandi nawe ukeneye kugurisha inzu, ukeneye kugurisha ikibanza, byose biroroshye. Imyugariro Business Media ibafashamo. Hanyuma rero kuba keneye akwiyoboka kugira ngo babubakire inzu, dore icyo babakorera nuko batangira gupima ikibanza cyawe bakwereka mezirwo, turavuga ku badahari, ndetse bagatangira gusiza cyangwa se gushinga fondation, bagenda babikwereka, bafata video bakohereza buri gikorwa cyakozwe uko kiri gukorwa cyose, ukagenda ugikurikirana ukamera nk'umuntu uhari nyirizina kandi wibereye iyo ngiyo i Burayi. Hanyuma rero bakubakira inzu neza kandi ubaka amazu uhereye ku mazu mato kugeza ku ma etage. Icyo bagufasha rero cyakarusho nuko mujyi inama ku bijyanye n'inzu igiye kubakwa ukabigiramo uruhari, waba utahari bakakohereza amafoto cyangwa nawe ukohereza amafoto y'inzu mwifuza, tukarebera hamwe niba iyo nzu mujyi wa Kigali yemewe cyangwa se mu mijyi yo hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda niba yemewe, ubundi tukabigufashamo bikarushaho kugenda neza cyane. Hanyuma rero uretse kuba bakubakira inzu, bafite n'umwihariko wo kubafasha guhindura ibisenge. Bya bisenge biba byarashaje mu gihe inzu gikomeye ariko ugasanga amabati yaracuye, yaranduye, ameze nabi. Harimo n'abagura amabati ya pirate ugasanga acuye mu mwaka umwe cyangwa 2. Oya, bagufasha rero mu guhindura ayo mabati cyangwa se mu gusiga ayo mabati yacuye, ko bafite amarangi. Niba ngo bafite amarangi, ntago ari amarangi ugenda ugure muri Kenkayori. Oya, ni amarangi ajyanye n'amabati, ajyanye n'amabara y'amabati agiye atandukanye, kuko babafitiye amarangi y'ubwoko bwose wakenera mu kugira ngo uhindure igisenge cyawe. Ushobora kuvuga ngo amabati yanjye yari umukara ariko n'ubundi umukara narawuhaze, baguhindurira irangi rijyanye n'uko ubyifuza cyangwa bijyanye n'ubwiza bw'uko inzu yawe ihagaze n'uburyo imeze, byose mu birebera hamwe. Hanyuma rero bafite imashini za kabuhariwe cyangwa se zabugenewe mu bijyanye no gusiga amabati ku buryo amabati yawe asubirana ubuzima bwayo, bakoresheje inyini zo mashini zabugenewe, apana gusigisha uburoso. Ntago uburoso busiga amabati bavandimwe. Ninkubwira ngo uko bapuriza imodoka cyangwa se irangi ry'imodoka uburyo riba rimeze, ni nuko ayo marangi y'amabati agomba kuba ameze. Barabigufashamo ibyo byose. Ntago ari ibyo gusa, kuko imyugariro Business Media bagufasha guhitamo amabati, wa muntu ushaka kubaka bushyashya kugira ngo ugire amabati akomeye, amabati azarambana umucyo, amabati atazapfa gucuya mu mwaka umwe cyangwa 2, 3. Oya, bakujyana mu ruganda, ni rwa ruganda mumenyereye muzi rw'amabati, ubundi tukagufasha kuguhitiramo amabati meza. Nimvuga meza ni yandi akomeye kandi noneho yujuje mezire. Ikindi cya kabiri, kandi ayo mabati akaba atari amabati azahita asaza imburagihe ngo uzabyicuze. Oya, nyabuna igisenge kirahenda. Ikindi nuko mu kugusakarira nababwiye ko bafite imashini zisakara, bafite imashini zisakara pana guhondesha inyundo, kuko burya inyundo nayo hari giye kubita ku musumari, umusumari ugasimbuka ukongera ugasubizamo undi, ugasanga noneho ahantu hatangiye kuva cyangwa se ugasanga inzu ikiri nshyashya batangiye kugenda bayihomahoma. Oya, bafite mashini zisakara muri silence rwose, nta rusaku, ku buryo bitabangamira abaturanyi bawe cyangwa se nawe. Noneho n'igisenge, kubaka ibisenge hari ukubanza gushyiraho imbaho. Izo mbaho nazo bafite imashini igenda ishyira nk'amavisi yabugenewe, ku buryo nujya kuyahambura uyakuraho bitazakugora byabaye ngombwa. Imyugariro Business Media rero irabigufasha mu byose kugira ngo birusheho kugenda neza, kandi byose mu bunyangamugayo nk'uko ari abakristo barabibafasha kugira ngo ibintu birusheho kumera neza cyane. Ubwo rero aho waba uherereye hose mu gihugu ushaka amabati, tugufasha kukugeza muri rwa ruganda rwacu uraruzi rwose, uruganda rwa Salama Machine. Ni uruganda rufite amabati akomeye kandi meza, ntago ari amakabya nkuru. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero, uretse kuba bamaze kubasakarira amazu, babasigira amarangi meza y'umwimerere, amarangi atuma inzu yawe igaragara neza, ariko kandi mukagira uruhare mwembi, haba usiga ndetse na nyirinzu mu guhitamo amabara meza, byose bijyanye n'amarangi y'abasirimu cyangwa se ajyanye n'ubusirimu bwo mu uyu mujyi wa Kigali nyabona, cyangwa se nawe uherereye cyane ku gihugu cyacu hirya no hino. Iterambere rigenda rihagera umunsi ku munsi. Hanyuma reka mbabwire ngo iyo bakubakiye inzu mwapatanye mwavuganye, bagufasha uburyo inzu yawe bayishyira nk'umutekano. Nta mpamvu yuko winjira mu nzu yawe ngo nyuma y'iminsi 2 usange baciye idirishya baryinjiyemo, usange bakuriye televiziyo yawe cyangwa se batoboye. Oya,
hari uburyo rero tukwensitariramo za kamera zimwe zifite amaso areba neza, ariko nanone kandi ikoranabuhanga riragenda ryirukanka umunsi ku wundi. Hari amatara abantu bensitara mu rugo, ubwo ndavuga abari mu ntara hirya no hino. Hari amatara nanone kandi wensitara ku rugo rwawe cyangwa se mu nzu yawe. Hari systeme dukoresha mu buryo kugira ngo wa mujura avogeraga igipangu cyawe n'urugo rwawe cyangwa se abantu barara bacuragura baterekera bari inyuma y'inzu, ibyo bintu biba bibaye amateka. Ayo matara rero agufasha gukumira abo bantu no kwirukana abo bantu ku buryo noneho ibintu byo kujandagirira mu rugo cyangwa se by'abantu bakuvogerera urugo nijoro wiryamiye nta mpamvu yabyo. Ayo matara rero iyo ntago ari ngombwa ngo ube wubakishije cyangwa se wahaye akazi iyi kampani ikubakire, aho waba uherereye hose mu gihugu baragufasha kugira ngo ayo matara niyo systeme bensitara iwawe mu nzu bikugereho. Hanyuma inabavuga ati twebwe ntago dushaka ko tuzajya dukora ku bikuta by'amazu, usanga y'abantu bacana amatara abana banduza ibikuta. No, ibyo nabyo barabigukorera bakavuga ati reka twenstarira amatara bitazajya bisaba ko ukoraho. Oya, nta mpamvu yo gukoraho amatara kiyatsa, ndetse noneho akarusho ukayaha n'igihe cyo kwiyatsa. Ukavuga ati aya matara nageza saa 12:30 z'umugoroba yiyatse, nibigera saa 11:30 za mu gitondo cyana 40 bwamaze gucya amatara yizimye. Babandi rero bakora imirimo y'ubucuruzi bataha muri za weekend cyangwa se bafunga amaduka bo bakagenda, nta mpamvu ko amatara yawe azaka iminsi 2 cyangwa se arare yakanirirwe yaka. Turayinstara ku buryo yizimya n'ibyapa byo ku maduka yanyu, nkuko Imyugariro Business Media ayikorera hariya mu Busanza. Icyapa cyaho kigera isaa 12:30 kigahita kiyatsa, byagera saa 11:40 za mu gitondo kuba bwamaze gucya icyapa kikizimya. Ntago bikeneye kugira ngo habe hari umuntu ugomba kuyacana cyangwa se kuyazimya. Iryo ni ikoranabuhanga nyaboneka rwose mujyane n'iterambere. No mu mujyi wa Kigali mujya mubona ko amatara ari yatsi iyo bwije mu gitondo akizimya, ntago ari umuntu ujya kuyazimya. Twageze mu iterambere, igihugu cyacu kirimo kirihuta, kiri ku muvuduko. Nakubwiraga ngo rero uyoboke iyi kampani iragufasha. Nimero zabo za telefone nizo ngizo nyine uri kubona kuri screen zawe, ubundi ibyo byose barabigufashamo. Ese ubwo noneho ntitwagarukira aho ngaho, reka mbaye nimero za telefone, hari byinshi batakubwiye bashobora kugufasha cyangwa se bashobora kukubwira. Hanyuma rero reka tubabwire ngo Imyugariro Business Media ni kampani ikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, aho bita mu Busanza, urenze centre de santé ya Busanza kuri etage ihari, ni kuri nivo yo hasi, ntago ari hejuru, ni hasi ku muryango nimero 3. Ubundi ariko icyoroshye kurusha ibindi ni nimero ya telefone igufasha, ariyo muriho mubona ya 0788746442, bakagufasha byose bikarushaho kugenda neza cyane. Ubwo rero bantu bajyaga bagira ikibazo cyuko badafite abo bizera, Nsengimana Elisa muzajya mubona, nimumuhamagara azabitaba, ubundi abafashe na bagenzi bange barahari babafashe kugira ngo noneho cya cyizere cyangwa se bwa bunyangamugayo bwa Kristo dufite, niba uduhaye kukubakira inzu yawe, dufite aba engineer bari mu rugaga rw'ubwubatsi babizi babyumva neza, tukubakira inzu yawe. Noneho tunavuge ati no, nta mpamvu yo kubakira umuntu inzu iminsi 4-5 ngo ibirarangiye. Inzu ugomba kuyiha umwanya ikagenda ihumeka, ikuma, rento ikuma, kugira ngo ubone kuzamurira abandi matafari cyangwa se no gushyiraho igisenge. Imana y'amahoro ibarinde rero naho ubutaha.